twongeye kubasuhuza nshuti bakunze mukurikiye ibiganiro byacu, nizere ko mwagize umunsi mwiza. Mbere yuko tugenda dutangira, ndagira ngo mushimire abayobozi ba Rayon Sports, abakunzi ba Rayon Sports, ndagira ngo mufate umunota umwe wonyine wo gushimira abakunzi ba Rayon Sports cyangwa se abayobozi ba Rayon Sports. Ndagira ngo rwose bibasabye mufate umwanya mushimire abayobozi ba Rayon Sports kuko bakoze ikintu kidakorwa na buri muyobozi hano mu Rwanda. Ndagira ngo mbabwire ko aka kanya ikipe ya Rayon Sports imaze kuba yasinyisha abakinnyi babiri, umwe ni umunya Cote d'Ivoire ndetse undi ni umunyamari. Niba abakinnyi bahoze bagarukwaho ku munsi w'ejo, rwose ikipe ya Rayon Sports iri gushaka, ariko ndagira ngo mbabwire ko uyu munsi nibwo bageze i Kigali, none baraye bateretse umukono ku masezerano. Nibyo tugiye kwinjiramo iby'aba bakinnyi, ese ni bande, bakomotse ahagana he, rwose nibyo ngiye kuba nababwira. Nizere ko rwose murakanda subscribe nk'ibisanzwe hano kuri Kigali Sport. Wifuza kwamamaza 0727434821 ukandika kuri WhatsApp, ubundi bwo tukakwamamariza ibikorwa byawe 5 na video turayigukorera niba utayifite 5. Reka tugende n'aba bakinnyi nk'uko nagiye mbibizeza 5. Amazina ye bamwita Mamadou Doumbouya. Uyu musore wambaye agapira k'umuhondo kariho nimero 17. Uyu Mamadou Doumbouya rwose ndagira ngo mbabwire ko yamaze kuba yasinyira ikipe ya Rayon Sports kuri uyu mugoroba, kari mu masaha y'umugoroba rwose nka saa 11:50. Rwose aba bakinnyi bari muri ofisi ya Rayon Sports bari gutereka umukono ku masezerano ya ikipe ya Rayon Sports. Uyu mukinyi ndagira ngo mbabwire ko afite imyaka 26 y'amavuko, ibiro 75, rwose uburebure bwa metero 1 na santimetero 79, akina nka nimero 10, akomoka mu gihugu cya Mali. Nta byinshi ngiye kuvuga kuri uyu mukinnyi kuko byinshi ubuyobozi bwa Rayon Sports mu gitondo rwose ku munsi w'ejo bazabibatangariza, bababwire ndetse byinshi kuri uyu mukinnyi. Ariko icyo nagenda ntababwiye ariko ni uko uyu mukinnyi yaguzwe miliyoni 25, yasinye imyaka 2 n'igice, rwose uyu mukinnyi kandi azajya ahembwa miliyoni n'igice y'amanyarwanda muri iyo myaka 2 n'igice yamaze kuba yasinyira ikipe ya Rayon Sports. Ndagira ngo mushimire umuyobozi wa Rayon Sports ndetse na Rayon Sports muri rusange, n'abakunzi ba Rayon Sports bafatanyije kuyobora ikipe ya Rayon Sports, kuko hari indi mishinga cyangwa se izindi company bari kugirana amasezerano na kipe ya Rayon Sports kugira ngo iyi kipe ibe yabona amafaranga igura abakinnyi mu ikipe ya Rayon Sports. Harimo nka Beka, banki ya Beka yamaze guterekaho asaga miliyoni 800 rwose ngo ibe yahereza ekipe
ikipe ya Rayon Sport ibe yabamamariza ndetse na ikipe ya Rayon Sport ibe rwose yakibonera amafaranga 5-5 ikwigurira abakinyi ikagomeza kuzatera imbere cyangwa se ikazanagera mu mikino nyafurika kure. Reka tuve kuri uyu mukinyi tujye ku wundi mukinyi w'umunyakote d'Ivoire we nk'uko mugenda mubireba yambaye agapira k'umweru kambaye skoro umweru n'ubururu rwose nk'uko mugenda mumureba. Uyu mukinyi we ni umukinyi ukina nka nimero 6 hagati mu kibuga. Ndagira ngo muvuge ko uyu kipe ya Rayon Sport ibonye nka nimero 6 ukomeye muri East Africa. Uyu mukinyi ndagira ngo mbabwire ko adasanzwe hariya mu gihugu cya Cote d'Ivoire, ahubwo ibinyamakuru byose biri kwibaza uburyo ki aje hano mu Rwanda, nyamara yari ari kwifuzwa n'amakipe hariya mu gihugu cya Misiri, harimo ikipe ya Al Masry, nubwo yaritangiye ibivamo gake gake, ariko uyu mukinyi rwose yamushakaga. Reka tube twababwira ibye mu minota mikeya dusigaranye. Amazina ye bamwita Fiston Mumpolomka, uyu mukinyi w'umunyakote d'Ivoire umaze kuba yasinyira kipe ya Rayon Sport mu kanya gato kashije, nk'uko amakuru yari ari kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga za Rayon Sport, ndetse n'abanyamakuru rwose bari hariya ubwo Rayon Sport yari iri gusinyisha uyu mukinyi Fiston Mumpolomka. Rwose uyu mukinyi ndagira ngo mbabwire ko yamaze kuba yaterekaho amasezerano y'umwaka umwe ari gukinira ikipe ya Rayon Sport. Metero imwe santimetero 71 zuzuye, ibiro 69, imyaka 24 y'amavuko, yamaze kuba yatereka umukono ku masezerano. Turagenda tubigarukaho uko iminota igenda ishira. Nizere ko muri buze kuba mwakomeza kumva ibiganiro byacu biri buze kuba byakomeza mu ikipe ya Rayon Sport, turi buze kuba twababwira iby'aba bakinyi 5-5.